Michael Olise muri Real Madrid ukuri kose kugiye hanze nyuma yo hagiye havugwa ibintu byinshi, akavuga ibinyoma, akavugwa ukuri. Noneho dore ko ukuri kose kugiye hanze, ibinyamakuru byo mu Faransa biravuze, kandi buriya ibinyamakuru bituruka mu gihugu umukinnyi avamo mujye mubyitondera cyane, dore ko bivuga ukuri. Ukuri kose ugiye kumenyera muri no video. Wowe ikintu ngusaba no kuhaguma kugira ngo banze usobanukirwe ese Olise birashoboka ko yaza muri Real Madrid, ese ibinyamakuru bitangaje iki, ese Fabrizio Romano abivuzeho iki, dore ko we aza asinyaho ku rupapuro kugira ngo umenye ko inkuru yizewe. Reka tubijyemo, reka tujye ku nkuru yavuzwe ku munsi wa gatatu, ubwo ni umusibe ejo rwose, yavuzwe n'uwo bita Fabrizio Romano avuga kuri Michael Olise kuba yaza mu ikipe ya Real Madrid. Fabrizio Romano we yavuze ko kuba Olise yaza mu ikipe ya Real Madrid byaterwa nawe, kuko we aramutse abwiye ikipe ya Bayern ko yifuza ko yasohoka akagenda, aribwo byaba bishoboka ko yajya mu ikipe ya Real Madrid. Iyo ni inkuru yanditse ejo bundi kuwa gatatu. Kandi ikindi Fabrizio Romano akomeza avuga ati Olise aramutse abwiye Bayern ko yifuza gusohoka nibwo byakunda ko ahita ajya mu ikipe ya Real Madrid byoroshye, atariko ibyo ntago birabaho. Ati kandi ikindi ahazaza ha Olise hazamenyekana mu cyumweru gitaha, ubwo azaba amaze kujyana ibiganiro na Bayern, dore ko yasabye Bayern ibiganiro nyuma y'igikombe cy'isi, dore ko igikombe cy'isi kizarangira ejo bundi ku cyumweru. Rero yamaze kubwira Bayern ko yifuza ibiganiro nyuma y'igikombe cy'isi. Rero ngo ahazaza hewe nibwo hazahita hamenyekana neza cyane. Kandi ikindi ngo Real Madrid ngo iramutse yumvishe ko Olise ashaka gusohoka, yahita itanga ubusabe, yahita ijya kwa Bayern igasaba uburenganzira, igahita itanga ubusabe, ikabaha amafaranga. Baba batayifuza bakabwira ati turifuza aya ngaya, ariko Real Madrid yo ngo yiteguye gutanga amafaranga yose ashoboka kuri Olise, kuko Florentino Perez ngo yemera Olise cyane. Impamvu mpereye kuri ino nkuru yo kuwa gatatu ni ukugira ngo ngende mbinjizamo neza, mugende mwumva ukuntu ibintu byagiye bizamuka, ukuntu byagiye bigenda, kugira ngo ngiye kugera ku nkuru ya nyayo uhita usobanukirwa. Tugiye kujya mu kinyamakuru bita L'Equipe nacyo gitangaje amagambo akomeye. Ibinyamakuru akenshi bivugirwa mu bihugu abakinnyi baba baturukamo, nk'uko nabikubwiye, mujye mubyitondera cyane. Ibinyamakuru biba bivuga amakuru y'ukuri bizi neza, kandi biba bifitiye inkomoko, cyangwa se baba baragenda bakaganiriza abari hafi y'umukinnyi, bakamuganiza bakamubaza ati ese ibintu byifashe gute, ubundi bikaza bigatangaza. Reka tujye kuri L'Equipe. Ikinyamakuru L'Equipe cyo gitangaje amagambo akomeye cyane. Ubundi gitangiye kivuga ati Real Madrid izahitamo kuzana Olise nyuma y'igikombe cy'isi, cyangwa se izagerageza gusinyisha Olise nyuma y'igikombe cy'isi. Ikintu cya mbere ngo ikipe ya Real Madrid izi ko Olise ashaka kuyizamo. Urumva ko noneho ikinyamakuru L'Equipe cyo kiri kwemeza ko Olise ashaka kuza mu ikipe ya Real Madrid. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ati ariko Bayern yo nubwo Olise ngashaka Real Madrid, Bayern yo ikomeje kuvuga ko itagurisha uwo bita Michael Olise ngo yifuza kumwubakiraho umwaka utaha. Atariko Florentino Perez cyangwa se perezida wa Real Madrid we ashaka Michael Olise, aramwifuza cyane. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ibintu, kivuze ijambo rikomeye cyane uretse uzuze uryumve. Ikinyamakuru kiravuze ati Olise yavuganye n'uwo bita Kylian Mbappe ndetse n'uwo bita Aurelien Tchouameni bavuga ku ikipe ya Real Madrid. Buri urumva nk'abakinnyi bakinana mu ikipe y'igihugu baragenda bakamuvugisha ibintu, nyine bakamuganiriza, akamubwira ati hari yuje ibintu bimeze gutya na gutya na gutya. Urumva ko Aurelien Tchouameni n'uwo bita Kylian Mbappe baganirije uwo bita Olise. Kandi ikindi ngo uno musore w'umufaransa rwose ngarashaka gutera intambwe nshya mu mwuga we wo gukina umupira w'amaguru, kandi ngo iyo ntambwe arifuza kuba yayiterera mu ikipe ya Real Madrid. Ibintu byagiye bivugwa ngo yajya muri Premier League, ibyo bintu ni ibihuha, ni ibinyoma. Olise we ngo arifuza kujya mu ikipe ya Real Madrid, dore ko ngo yamaze kubona ko muri Bayern Munich ngo yatwaye ibikombe byose mu gihugu, ariko akaba abona ngo gutwara Champions League byagorana, cyangwa se akabona kuba yagira ikindi kintu yageraho muri Bayern byagorana, dore ko Bayern nk'uko mubizi si ikipe iheruka gutangisha Ballon d'Or, si ikipe itanga Ballon d'Or. We aravuga ati ugiye muri Real Madrid byanashoboka ko watwara na Ballon d'Or. Ati rero akaba ariyo mpamvu yifuza kujya mu ikipe ya Real Madrid. Ikinyamakuru L'Equipe gikomeza kivuga ati kandi Olise we yamaze kubwira abamwegere cyangwa se abamuri hafi kampu yiwe, cyangwa abamushinzwe umwagenti we, yamaze kumubwira ibyo yifuza byose.
kandi ikindi ngo Olize yabwiye uwo mwagenti we ko yizera ko ikipe ya mbere ku isi ari Real Madrid. Icyo ni ikinyamakuru L'Equipe cyo mu Bufaransa cyatangaje ino nkuru kivuga ko Olize ngo 100% yifuza kujya mu ikipe ya Real Madrid. Kiri ku nkuru yerekeranye nuko Olize yifuza kujya mu ikipe ya Real Madrid, reka tugaruke ku munyamakuru wagarutse ubita Santi Aona we yavuze ko Olize ngo ashaka kujya mu ikipe ya Real Madrid, kandi ngo Real Madrid yiteguye kuba yatanga amafaranga ayo ariyo yose kugira ngo izane umusore Mikel Olize, ngo yiteguye kuba yakuraho agahego ka ya mafaranga yaguzwe Neymar Junior ava mu ikipe ya FC Barcelona ajya muri Paris Saint-Germain. Muri buka ko Neymar yareguzwe miliyoni 222. Urumva ko Real Madrid ngo yiteguye no kuzirenza kugira ngo izane umuhungu, dore ko uwo bita Florentino Perez amukunda cyane. Ariko ibyo byose bivuzwe, murabizi umunyamakuru ushinzwe gutanga cyangwa se utangaza amakuru y'amatransferi ya nyayo cyangwa se na biriya abanyamakuru birizewe, ariko no munyamakuru we aje ashyiraho akadomo ashyizeho sinya. Uwo mwita Fabrizio Romano aje ibintu byose abisoza. Reka ze turebe ese Fabrizio Romano we abivuzeho iki. Fabrizio Romano we atangiye avuga ati umugalacticos Florentino Perez ashaka kandi akunda ni Mikel Olize. Ati mwebwe ati niba mwaragiye mukurikirana video za nyamugabo wamuzireba, ati inzozi za Florentino Perez umukinnyi akunda ni Olize, niwe mugalacticos yifuza kuba yazana. Uwo no bita Fabrizio Romano avuga ati Florentino Perez akunda Olize kandi nizo nzozi ze. Avuga ko kugira ngo ikipe ya Real Madrid izabe yuzuye umwaka utaha yaba irimo uwo bita Michael Olize, umusore w'umufaransa ukinira Bayern Munich. Atariko ibyo byose tuvuga ngo Florentino Perez akunda Olize, twibuka ko n'ikipe ya Bayern hari. Bayern buriya ibyo wakagira byose niyo kipe igomba gufata umwanzuro wa nyuma. Ariko Olize mu gihe yabwiye Bayern ko yifuza kugenda, Bayern nyine amafaranga aje kayishimira irayafata, nta kindi yabihinduraho nubwo ariyo kipe ifata umwanzuro wa nyuma cyangwa se ari rwo ruhande rufata umwanzuro wa nyuma. Ariko Bayern yo ikabikomeza kuvuga ati twebwe ntago Olize tumugurisha. Reka tukomeze uko uwo bita Fabrizio Romano ibyo yakomezaga avuga. Atariko nanone ikindi umukinnyi niwe uzaba intandaro. Ati mbere na mbere tugomba kubanza tukamenya ese Olize ahagaze hehe. Ubwo kumenya aho Olize ahagaze bivuze ko tugomba kubanza tukamenya ibizava mu biganiro bizaba muri kiriya cyumweru bizahuza Olize n'ikipe ya Bayern Munich. Akayibwira ati ndashaka kugenda cyangwa se akayisaba amafaranga. Fabrizio Romano akomeza avuga ati ngo Bayern izamubwira ati twebwe ntago twifuza kukugurisha aka kanya, ntago twifuza kukurekura. Kandi ikindi ngo Bayern irashaka kumuha amasezerano mashyashya, ikaba yamwongerera amasezerano. Ubwo urumva ko nimwongerera amasezerano bivuze ko ishaka kuzamuha amafaranga menshi, ikazajya imuhemba umushahara uri hejuru kugira ngo yegushwa n'andi makipe abe yasohoka. Ati rero tuzategereza ese Olize nyuma y'ibyo biganiro bizaba Bayern iri kumuha amasezerano mashyashya, iri kumuha umushahara mwinshi, ese Olize azabyitwaramo ute, ese Olize azabivugaho iki. Uwo bita Fabrizio Romano akomeza avuga ati atariko Real Madrid ikomeje gushaka amahirwe. Real Madrid iramutse ibonye amahirwe 1% ryonyine rigaragaza ko Olize ashaka gusohoka muri Bayern, tayari Real Madrid zaba yiteguye gutanga amafaranga yose ashoboka. Ipfa kubonayo ngo ihirwe rimwe gusa rigaragaza ko Olize ashidikanya ko kuba yaguma muri Bayern. Iryo gusa Real Madrid ngo izaba yiteguye guhita itanga amafaranga yose ashoboka kuri Mikel Olize. Ubwo Real Madrid rwose ngo izaba ihari neza cyane yiteguye, kandi ngo buri umwe muri Real Madrid ngo yizera ko Real Madrid kugira ngo ibe yuzuye, squad ibe yuzuye, ngo Olize agomba kuba ari mu ikipe nk'uko Florentino Perez abyizera. Nubwo byagiye bigaragara ko hari abantu bari kumwe na Perez batizera ko Olize yahita aza aka kanya, ariko Perez we yagomeje kuvuga ati nk'uko mubizi yagiye mu itangazamakuru aravuga ati ngenda ndashaka kuzana umugalacticos, ndifuza umugalacticos muri ino sama nzasinyisha umugalacticos. Uwo ni uwo bita Florentino Perez wabivuze rwose mbere yuko atorwaho gatoya. Ibyo ni ibintu biri kugenda bivugwa kuri Olize rwose, ariko tugomba gutegereza ikinyamakuru L'Equipe nkuru cyavuze kivuga yuko Olize yifuza kujya mu ikipe ya Real Madrid. mu cyitondere cyane na biriya bintu cyavuze yuko uwo bita Aurelien Tchouameni na Mbappe baganirije Olize. Biriya ni ibintu twahagarara 100% kuko barakinana mu ikipe y'igihugu, barahorana umunsi ku munsi, bakorana imyitozo, barasangira ibiryo.
ibyo bintu rwose ni factor ifatika igaragaza yuko bari abakinnyi bamuganirije. Kandi ikindi namwe murabizi nk'abanyarwanda cyangwa se n'undi muntu uri kumva ino video, inshuti yawe kuganirije ikakubwira ati ese waje ukaba mu rugo rwose bateka neza, ese waje ukahaba, nawe urabizi ukuntu wareagitinga rwose byakoroha ko wakemera kuza. Urumva rero na Mbappe na Aurelien Tchouameni bamubwiye ati waje ninzi ikipe ya Real Madrid, ko ikipe ya Real Madrid izaguha byose, izaguha ibikombe wifuza, uzatwara Champions League, bibaye na ngombwa watwara Ballon d'Or. Urumva ko bamuganije ibintu byinshi cyane. Ibyo ni ibintu byari kugenda bivugwa mu ikipe ya Real Madrid rwose. Nagira ngo ngende nkumenyesha niba uri umufana wa Real Madrid, kugira ngo ugende umenya uko ibintu bimeze cyane. Mwibutsa gukora subscribe kuri Ndema Sport TV kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru y'imikino abagiye agezweho 5 kuri 5.